rya kane ry'isabato ni na kino cano yanyu imaze, yego kandi kuvuga ngo yanyu ahubwo ni yacu, ni y'abantu twese dukeneye kumenya umucyo muri igihe cy'umwijima. Ndashaka ko muri rwa rutonde runini rw'abanyamategeko agera kuri 613 yari arikubiye muri Talimudu ngo asobanura amategeko 10 y'Imana. yego Tugiye kurobanuramo bikeya bivuga ku isabato. yego Noneho tunareba uburyo Yesu uburyo yitwaye kuri ibyo bintu, kuko turaza kureba uburyo bagendaga bamushinja ngo yishe isabato. Ese ukurikije imigenzo yabo ni irihe tegeko yari yishe ryabo? Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. nshuti mukundwa, duhuriye kuri umurongo w'umucyo w'isabato. Nejejwe no kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Buntu n'amahoro Imana itanga babane nawe. Nandi mahirwe tugize yo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo dusobanukirwe ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo. Hano ku mucyo w'isabato tuganira iby'ukuri kw'iki gihe mu buryo bw'umwihariko kuri kwirengagijwe kwerekeranye n'isabato. Twahereye amateka y'isabato mu ntangiriro za mwene muntu mu itangiriro, turakomeza tugera uko abakurambere babanye n'Imana bakagenda mu kuri kwayo harimo n'ukuri kw'isabato, tugera mu gihe cya Mose Imana ishurira abantu bayo amategeko yayo, turakomeza tugera mu gihe cy'abami n'abahanuzi. Ubu ngubu turi mu gika cyo kuganira isabato mbere gato yo kuvuka kwa Yesu avukiye mu isi. Mbese abakurambere bacu bitwaye bate? Cya gihe kiri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya nibyo turi kuganira, kandi ntabwo naje njyenyine, ahubwo nk'uko mwabibonye abo twari turi kumwe na mwene data Olivier, dufatanije ino gahunda. Olivier, ndagusuhuje. Koze cyane Eric. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Nejejwe nanone nuko tubonye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana nkuko ryahishuye muri Bibiliya, kandi gushimira ko wongeye gutanga umwanya wawe kugira ngo tuze kuganira iby'ukuri kw'iki gihe, ukuri kwerekeranye n'isabato mu gihe kibanziriza igihe cya Yesu. Bituma rero tureba ibya Kristo Yesu n'abayuda ku ngingo yerekeranye n'isabato. Ubushize tuganirije ibintu bikomeye byerekeranye n'imigenzo Kristo yaje arwanya, kubera yuko ariyo abayuda bari bashyize imbere, abafarisayo n'abanditsi mu buryo bw'umwihariko aribo bayigishaga. Watweretse iby'imigenzo icyo ari cyo, utwereka inkomoko yayo, utwereka n'agaciro yari ifite muri icyo gihe. Mbese umunsi uje kutuganiriza iki? Urakoze Eric. Reka wenda mbere yuko ngaruka ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi mbanze nsuhuza abadukurikiye. Yego. Bene data n'abashiki bacu bagize amahirwe yo kuba bategeye ijambo ry'Imana amatwi, mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Bifurije amahoro y'Imana, kandi nongeye kubaha ikaze nk'uko mwene data yari amaze kubaha ikaze nawe. Twese tugirire umugisha imbere y'Imana, kandi amagambo y'Imana buriya ntabwo turi kuvuga amagambo yacu, ahubwo igihe cyose tuvuze ibiri muri iri jambo muri Bibiliya, tugasoma ibitabo byahumetswe n'Imana, ntabwo biba ari ibintu by'abantu, ahubwo biba ari ibihishura umucyo Imana yifuza ko abantu tumenya. Rero ubwo tugize amahirwe yo kuba imbere y'Imana muri aka kanya, inaduha amatwi yumva neza. Amen. Kugira ngo twumve icyo dushakaho. Nk'uko wari ubivuze rero ubushize twarebye mu gihe cya Yesu abafarisayo, ubwo tuvuga abafarisayo n'abasadukayo kuko ayo ngo yari amatsinda abiri navuga agaragara cyane muri ya shyanga ry'abayuda, ariko hari na rubanda rukurikira inyigisho z'ayo matsinda abiri. Hari n'abandi abazerote, hari andi matsinda mato nayo. Muri rusange twabonye ukuntu abayuda bari bararemereje cyane ikintu cyitwa imigenzo, ariko iyo migenzo twabonye ikibazo yari ifite ko ntabwo yakomokaga ku byanditswe byera. Yego. Twabonye uburyo bari barishyiriyeho ko bari bafite n'igitabo gikubiyemo ngo iyo migenzo, barabibonye cyitwa Talmud,
kandi icyo gitabo cyari gikubiyemo amategeko menshi bavuga ko gisobanura amategeko y'Imana, ariko mu by'ukuri twabonye inkomoko y'ibyo bintu ko nta rufatiro byari bifite, ntabwo byari byaravuye ku Mana. Kuba byaravuye ku Mana Yesu aba yarabyemeye. Yego. Kuba rero yarabyanze, tugiye no kuza kubibona uyu munsi, ni ikimenyetso cy'uko turaza no kureba imwe mu mirongo y'ibyanditswe byera yagonganaga n'ibyo bintu byabo. Bavugaga rero ko byahawe Mose akabibwirwa n'Imana mu magambo ntabyandike. Mose akabihereza ngo Yosuwa uzi ko ari we wamukurikiye kuyobora Abisirayeli akabinjiza i Kanani. Bageze i Kanani, Yosuwa mbere yo gupfa nawe abibwira abacamanza bamusimbuye. Umucamanza akajya abihereza undi ngo birumvikana. Byavuye ku bacamanza biherezwa abatambyi, abahanuzi bakajya babihererekanya, baje gukurikiraho gutyo kugeza ubwo byageze mu Talmud yanditswe. Ya Talmud niho yanditswe bavuga bati ibintu twe kuzabyibagirwa cyangwa hatazagira umuntu bivanga, reka tubyandike. Yego. Byandika muri Talmud, ariko iyo Talmud baza no gushyiraho amashuri yagombaga kujya ayigisha. Buri mwana wese w'Umwisiraheli yari ategetswe gufata icyo gitabo mu mutwe, akamenya ibyo bintu, ku buryo iyo twasomye amagambo mu bifuzwe byose atwereka yuko bari bategetswe gufata ibyo bintu kurenza n'ibyanditswe byera ubwabyo, kurenza na Bibiliya. Wasanga umuntu ntacyo azi kuri Bibiliya, ariko akaba afite ikindi gitabo cyasimbuye Bibiliya agomba kubaza. Yesu rero aje abatambyi nyine, cyangwa se wenda abari abayobozi bitwaga abanditsi bakuru rwo hejuru n'abigisha amategeko, nibo bari bakuriye mu mashuri, bagombaga kwigisha ibyo bintu babicengeza muri rubanda. Hari habitwa abashama icyo gihe bari bayoboye ayo ma office yabo yigishirizwagamo. Yesu rero araza atangira kugenda agongana n'ibyo bintu. Numva ari aho twasoreje, ariko tubona ko ibyo bintu bitigeze Imana itigeze ibibahereza mu by'ukuri, ahubwo ari ibintu ubwabo bishyiriyeho. Rero kuko specifically turi kureba ku itegeko rya 4 ry'isabato, ni na kino cano yanyu imaze, kandi kuvuga ngo yanyu ahubwo ni yacu, ni y'abantu twese dukeneye kumenya umucyo muri gihe cy'umwijima. Ndashaka ko muri rwa rutonde runini rw'ayo mategeko agera kuri 613 yari kubiye muri Talmud ngo asobanura amategeko 10 y'Imana. Tugiye kurobanuramo bikeya bivuga ku isabato. Yego. Noneho tunareba uburyo Yesu uburyo yitwaye kuri ibyo bintu, kuko turaza kureba uburyo bagendaga bamushinja ngo yishe isabato. Ese ukurikije imigenzo yabo ni irihe tegeko yari yishe ryabo? Ariko se noneho ku ruhande rw'uko itegeko ry'Imana ryo ribibona, yego, Yesu koko yari mu makosa cyangwa? Nicyo kibazo tugiye kuza gushakira igisubizo muri iki cyigisho cya kabiri tugiye kwiga. Ubwo tugiye kureba icyo Talmud ivuga ku ngingo y'isabato. Mbere yuko tujya mu cyigisho, nkundira tubanze twiragize Imana dusenge, hanyuma dukomeze ikiganiro. Reka dusenge. Imana Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye ko utaduhejeje mu mwijima, ahubwo watumurikirishije umucyo wawe ariryo jambo ryawe. Bibiliya irihamya ubwayo yuko ari ijambo ryawe kandi ari itabaza rimurika ibirenge by'abashaka ukuri kwawe, akaba umucyo umurika inzira zacu. Turabigushimira, uhabwe icyubahiro. Amen. Ubwo tugiye kureba mu ijambo ryawe rero ngo dusobanukirwe n'ukuri kwawe, ngo dusobanukirwe n'icyo Yesu yaje kumurikira abatuye isi ku byerekeranye n'isabato. Uturinde kwibwira ibitariho, ahubwo tushyire imbere ijambo ryawe. Amen. Kandi Mwuka Wera abane natwe muri byose, haba twe abagiye kuganira ndetse n'abazumva iki kiganiro, niko dusenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze muvandimwe Olivier, maze kutwereka yuko tugiye kuganira ku ngingo y'isabato. Sabato uko abayuda bayisobanuye nuko Yesu yaje kuyigaragaza. Mbese abayuda bayisobanuye bate? Tugiye muri cya gitabo cya Talmud, muri ya migenzo yabo, nuko Yesu Kristo yaje kubera yuko ibyo bibwiye atari byo. Twinjize mu kiganiro. Urakoze cyane. Abadukurikiye ahari reka tubanze tubibutse nuko hari ibindi byisho byinshi byakozwe kuri iyi ngingo y'isabato na mbere yicano biriho.
ariko reka tubyibura hari igihe abantu ibi ni ibintu biba biri online, abantu bamwe baraza bakabibona, umuntu akabona ikigezweho wenda atarabonye ibyabanje. Reka nse nk'abakangura amatsiko y'abantu kugira ngo bazanafate umwanya bagende bige ibindi bintu byinshi biri kuri iyi channel, kuko watangiye utubwira uti twareba isabato mu itangiriro. Ubundi isabato nkuko twabibonye nyine kuva mu itangiriro, isabato yarobanuwe mu yindi minsi, kuko isabato ni umugabane umwe ugize iminsi y'icyumweru, sibyo? Ni umunsi umwe ugize indi minsi y'icyumweru uko ari ngahe? Uko ari 7. Ariko isabato Imana yikuye muri iyo minsi yindi iyiha navuga ngo ukwera indi minsi itagenje gute? Idafite. Indi minsi idafite. Kandi ibyo bintu bihamwa na Bibiliya, sibyo? Iyi Imana yari yarangije imirimo yayo, Bibiliya itwereka yuko mu gihe kirema Imana yarangije kurema mu minsi 6, isabato yihaye umugisha itangira igice cya 2, arabitubwira. Maze kuri uwo munsi Imana iwugira urwibutso rw'imirimo yayo yo kurema. Imana yari imaze kugenza gute? Yari imaze gukora. Zaburi 111 ku murongo wa 4 harabitubwira ko Imana yahaye urwibutso imirimo yakoze, sibyo? Kandi muri iyo gihe ngo inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. N'icyo gihe kera mu itangiriro. Ayo magambo ari muri yo igice cya 38 ku murongo wa 7. Rero urumva ko isabato ntabwo yabayeho mu gihe cyo kuri Sinayi. Abantu wenda bagifite urujijo kuri iyo ngingo, bari ibisho byinshi byakozwe kuri iyi ngingo mu gihe cyatambutse. Na mbere ya Sinayi isabato yari iriho, sibyo? Bityo rero isabato Imana yihaye Abisiraheli, kuko buriya na mbere yuko Abisiraheli babaho nk'ishyanga, isabato yari ihari kandi abantu bose bahitagamo kuramya Imana, bahiramyaga ku munsi w'isabato. Umuntu wa mbere wazanye ibintu byo kuramya ku munsi utandukanye n'uwo ngo Imana yashyizeho, wenda igihe nikidukundira tuzanyira tunareba ibyo bintu, sibyo? Ariko ubutware butari ubw'Imana nibwo bwazanye n'ubundi buryo bwo kuyiramya, n'undi munsi wo kuramya utavuye ku Mana. Isabato rero cyari ikimenyetso gitandukanye ubwoko bw'Imana n'abandi. Ku Bayuda isabato yari imeze wari umwihariko. Hari ibintu byinshi byatandukanyaga Abayuda n'abandi bantu, ariko nta kintu cyashobora gutandukanya Isiraheli n'andi mahanga cyane nk'isabato. Uri kumva? Bityo rero ni nayo mpamvu mu gitero Satani yagombaga kugaba kugira ngo afate Isiraheli ayihwanye n'andi mahanga, reka tuvuge gutyo, yagombaga kukigaba ku munsi w'iki? Ku munsi w'isabato. Kandi kuko bari bazi isabato neza, kuko bari bazi ko uwo munsi ari Imana yawubahaye, ntabwo Satani burya ageza ngo aze mwishu twese dushobora guhita tumutahura ko ari Satani. Ahubwo akoresha uburyo bwose yinjiza muri gahunda twe tumenyereye z'iby'iyobokamana, uburyo butuma tumuhindukira twe tutabizi. Ubu ngubu abigenza. Ntabwo ari kuza ngo abwire Abayuda ngo noneho nimugende musenge ku munsi abapagani basenga ibigirwamana byabo. Ntabwo ari kubyemera. Ahubwo ikintu yakoze, yaraje afata uyu munsi wari nk'ikimenyetso kibatandukanye n'andi mahanga, uri kumva? Awinjizamo noneho imwe muri ya migenzo n'imihango twabonye, urumva? Kugira ngo mukurikurikiza aba bantu batandukane n'Imana kandi bo bibwira ko bari kumwe n'iki? Bari kumwe n'Imana. Wenda kugira ngo iki kintu mvuze tugishimangiza amagambo y'ibyanditswe byera, reka udusomera amagambo ari muri iki gitabo, cyifuzwa ibihe byose. Ubushize twagiye tugikoresha cyane, ntabwo ushobora kubona igitabo gisobanura neza ibi bintu by'imigenzo uri kuvugaho nk'iki gitabo. Maze uturebere kuri page yacyo ya 218, udusomere akagingo kabanza. Nta wundi muhango wahawe Abayuda wageragezaga kubatandukanya byuzuye n'amahanga yari abakikije nk'isabato. Imana yaragennye ko kuyubahiriza kwabo kuzatuma bitwa abayiramya. Yagombaga kuba ikimenyetso kigaragaza ko bitandukanyije no gusenga ibigirwamana, kandi ko bomatanye n'Imana nyakuri. Nyamara kugira ngo abantu beze isabato nabo ubwabo bagombaga kuba intungane.
bagombaga gusangira na Kristo ubutungane binyuze mu kwizera. Igihe Abayisiraheli bahabwaga itegeko ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato, Imana yarababwiye iti kandi muzambera bera. Ni muri ubwo buryo bwonyine isabato yari gushobora kuba ikirango cy'Abanyayisiraheli nk'abantu baramya Imana. Amen. Byumvise bite? Ikimenyetso kibatandukanya n'ubundi bwoko. Ikimenyetso kibatandukanya n'andi mahanga. Yego. Abanyamahanga bari bafite ukuntu babaho, bari bafite uko basengaga, bari bafite ibigirwamana baramyaga, kandi bari bafite n'umunsi babiramyaho utandukanye n'umunsi Abisiraheli nyakuri baramyaga Imana. Bityo rero isabato nk'ikimenyetso cy'Imana kiranga ubwoko bw'Imana, niho hantu Satani yagombaga kwataka. Yego. Kandi ntahataka bajyana mu bigirwamana, ahubwo akahataka yinjizamo ibindi bintu biri butume bamuhindukirira. Yego. Ibyo bintu ni ibiki? Dusomere akagingo gakurikiraho. Igihe Abisirayeli bavaga ku Mana maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Kristo ubwabo bwite binyuze mu kwizera, kuri bisabato yatakaje ubusobanuro bwayo. Satani yashaka kwishyira hejuru no guteshura abantu kuri Kristo, maze yangiza ubusobanuro bw'isabato kuko ariyo kimenyetso cy'ububasha bwa Kristo. Abayobozi b'Abayuda basohoje ubushake bwa Satani bakoresheje gukotesha umunsi w'Imana w'ikiruhuko amabwiriza aruhanyije. Mu gihe cya Kristo isabato yari yarangijwe cyane ku buryo kwibahiriza byagaragazaga abantu bikunda kandi b'abanyagitugu aho kugaragaza umubyeyi wo mu ijuru w'umunyarukundo. Abigisha amategeko basaga nk'abagaragaza Imana nk'itanga amategeko abantu badafite ubushobozi bwo kumvira. Batumye abantu bafata Imana nk'umunyagitugu no kwibwira ko gukomeza isabato yabasabaga byahinduye abantu abanyamitima yinangiye ndetse n'abagome. Byari inshingano ya Kristo gukuraho iyo myumvire mibi. Nubwo abigisha amategeko bamukurikiraga bafite ubugome butarangwamo impuhwe, nta na rimwe yigeze agaragaza ko agendera ku mabwiriza yabo, ahubwo yaromborezaga mu nzira ye agakomeza isabato akurikije amategeko y'Imana. Muvandimwe Eric, urakoze kudusomera ayo magambo. Ni amagambo yahuranije atwereka neza nyirizina ikibazo cyari kiriho mu gihe cy'Abayuda igihe Kristo yari hano ku isi. Yego. Umunsi w'isabato ubundi Imana yatangiye kuba ikimenyetso kiranga ubwoko bw'Imana. Satani yaraje arawuvangira awinjizamo ngo Abayuda baragenda barawufata bawugotesha amategeko, amabwiriza yabo bwite, aruhanije. Ayo mabwiriza yari aruhanije ku buryo umuntu atashobora kugenza gute? Atashobora kuyubahiriza. Mu by'ukuri ntabwo Imana mu rukundo rwayo yari kuduhereza ibintu izi neza ko natwe bitari mu bushobozi bwacu kugenza gute? Kubyitondera, kubisohoza. Ariko iki gikorwa Abayuda bakoze, tugiye no kureba ibintu nyine isabato bagiye bakayikikiza ibyo ari byo, tubonye ngo byari ibintu umuntu adashobora kugenza gute? Gukora ngo bishobore. Yego. Ku buryo n'Abayuda bavuga ngo baragerageza, nubwo byagezeho bikajya bigenza gute? Birabananira. Nubwo birabananira. Ku buryo ngo abageragezaga gukora ibyo bintu, icyambere byabakoreraga byabakamuraga mu rukundo. Ku buryo rero abantu ugasanga nta rukundo bagenje gute? Nta rukundo bagifite. Icya kabiri byari byarahinduye abantu banyamwigendaho. Urumva? Ku buryo kwa gutandukana n'abasenga ibigirwamana kwabo Imana yababwiraga, ntabwo babyumvise nko gutandukana mu myumvire no mu myifatire, ahubwo bumvise ko nyine bagomba gutandukana burundu, bakubaka urukuta rubatandukanya nabo, ntibabagaragarize urukundo, ntibabagaragarize kubitaho. Urumva? Kugeza ubwo Abisirayeli nyine bari abantu b'abanyamujinya, kandi biturutse ngo ku bintu Imana yagenje gute? Yabategetse. Mu by'ukuri ibi bintu cyari ikinyoma gikomeye cyane Satani yamaze kwinjiza mu bwoko bw'iki? Bw'Imana. Yamaze kwinjiza mu bwoko bw'Imana. Ntabwo rero Yesu yashoboraga kwemera ibi bintu. Ntabwo yashoboraga kwemera ibi bintu. Kubera iki? Ibi bintu bashyiragaho byari ibintu bituma n'ubuzima bwabo bumeze nk'aho budakomeza. Yego. Butari bushoboke. Amategeko bagiye bagakikiza isabato ubushize twabivuzeho, yari amategeko agera kuri 39. Bushize rero tuvuga yuko Talmud y'amategeko 10 y'Imana bayakikije amategeko agera muri 613. None uti isabato bayikikije muri ayo mategeko rero. Itegeko rimwe ry'isabato ukwaryo
kuko urumva buri tegeko uhereye ku rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu, irya gatandatu ukagera ku rya 10 yego babaga bafite izindi notes bagiye bongeraho yego ngo bari kurushaho kurisobanura neza ngo rigenze gute ryumvikane. yego ariko muri uko kuryumvikanisha bakaba aribwo bongeramo ibintu Imana itagenje gute itavuze Imana itavuze. Kuri iyi ngingo y'Isabato ko ariyo turiho ubushize twabonye Yesu abacyaha ababwira ati kuki mucumura itegeko ry'Imana gukurikiza imigenzo yanyu. Itegeko ry'Imana Yesu yababwiraga yagarukagaho ryari itegeko rya 5 rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo ugenze gute uramire mu gihugu iteka Imana yawe iguha, kugira ngo uramire mu gihugu iteka Imana yawe iguha. Iryo tegeko ho bari bararisobanuye mu myumvire yabo baravuga bati buriya uzanye ituro ukarishyira mu rusengero kandi aryo wenda gufashisha mama wawe cyangwa papa wawe ababyeyi bawe, icyo gihe nta cyaho ubugenje gute nta cyaho ubukoze. ubwo urumva biyongereho ikindi kintu ku by'Imana yavuze ariko gihabanye n'ikimana yagenje gute gihabanye n'ikimana yavuze. kuko Imana kubabwira ngo ubahe so na nyoko yari bategetse no kubashyigikira no kubafasha mu gihe cy'intege nke. Urumva kubita baraza bati ayo mafaranga yo kubafasha n'uyazana mu rusengero wakora umurimo w'Imana nta rubanza ruzarugenje gute. Urumva bari kuvuguruza ibyavuzwe n'itegeko ry'Imana. Bari baranabyoroheje cyane baravuga bati nuzajya ufite umutungo maze ukavuga ijambo rimwe ngo korba, iryo jambo gusa ku mutungo wawe, ubwo bizajya bivuze ngo umutungo wawe weguriye Imana uzakomeza uyikoreshereze numara gupfa abayobozi mu by'idini baze bagenze gute bawutware kubera ijambo rimwe bagenje gute wavuze. kandi ababyeyi bawe nibagira icyo bakena wagomba kubamarira ukabakenura bivuye muri wa mutungo ufite, uzajya wabwira uti uyu mutungo wamaze kwegurirwa Imana nanjye ntabwo kigenje gute kandi uri kuwukoresha. Urumva ibyo bintu byari bishe imigambi mibi ishakira imbuzi y'umwanzi Satani. Ku bijyanye rero n'itegeko ry'Isabato tugiye wenda no kureba ingero zifatika zo mu byanditswe byera Yesu yahanganye nazo, ariko wenda kuba bikeneye tuzabereka aya mategeko. Nta mategeko agera kuri 39. Irya mbere byari bujijwe kugira ikintu wikorera, kwikorera cyangwa tukari cyangwa gutwara. Uri kumva ibyo bintu byari kosa, tugiye kuza kubireba neza tugiye ducukuma, ntabwo yose twayavuga none ntabwo tuyarangize, ntabwo twagiye tuvuga kuri buri tegeko, ariko wenda natoranyijemo bikeya Yesu yahuye nabyo bifatika kugira ngo tuze ko ari byo tuvugaho, sibyo? Ariko bimwe muri ibyo ngibyo byari bujijwe kwikorera, cyari bibujijwe gutwara, gutwika, cyangwa gucana umuriro. Gucana umuriro ntabwo byari byemewe ku munsi w'iki? Ku munsi w'Isabato. Cyangwa no kuwuzimya. Niba hari umuriro wakaga Isabato igatangira umuriro ugenje gute? Waka. Ntabwo byari byemerewe, ntabwo wari wemerewe kugenza gute? Kuzimya. Ntabwo byari byemerewe kunogereza babyita finishing mu cyongereza wenda sinzi, hari ibintu nyine biba twagiye twandika n'indimi zigenda zivanga, gutunganya. Ibyo ntabwo byari byemewe, ntabwo byari byemewe kwandika. Nushaka uri gutegura ikibwirizwa ntabwo ushobora kugenza gute? Kwandika ntabwo byari byemewe. Uri kumva? Kandi niba hari ahantu handitse ntabwo byari byemewe kuhasiba. Ku Isabato gusiba ntabwo byari bigenje gute? Ntabwo byari byemewe. N'ibintu byinshi ntabwo byari byemewe guteka. Urumva? Uretse no guteka n'uyu munsi ntabwo byemewe. Wenda hatagira abantu bavuga ngo abafarisayo bari barabuzanyije guteka, n'itegeko ry'Imana ntabwo ryemerera abantu kugenza gute? Guteka. Ariko turaza kubisobanura neza, iki cyo turaza kukivuga. Ntabwo birumvikana. Ntabwo ari guteka utagenje gute? Byari gukunda. Ibyo bintu bibiri babyitaga kera ngo tukiga ngo ni ibintu ngo ni mutually exclusive events. Ntabwo kimwe cyabaho ikindi kitagenje gute? Kitabayeho. Ntabwo byari byemerewe koza cyangwa kumesa. Ntabwo byari byemerewe kudoda. Ntabwo byari byemerewe gupfundika ipfundo. Nibizaba bitangiye utapfundika ipfundo rya karuvati, ubwo fini ntabwo uri buzinge karuvati, ubwo ikiruta uragenda utambaye iki? Utambaye karuvati. Ntabwo byari byemerewe gutera igiti, ntabwo byari byemerewe kubiba, ntabwo byari byemerewe gusarura, ntabwo byari byemerewe kugosora n'ibindi.
ibyinshi muri ibi ngibi mvuze ndabona kurutonde hariho no gusokoza no gusokoza ibyo ntabwo byari byemewe. Urumva ni urutonde rurerure nyine rw'amabwiriza agera kuri 39 wenda abantu bazayashaka bayabona. Ni ibintu biba biri available mu bitabo bitandukanye, niba utabasha kubona Talmud hari ababa barayisomye bakabivanaho bakabishyira kuri internet ushobora kubibona. Rero muvandimwe, reka dukoreshe Bibiliya. Yego, dukoreshe Bibiliya tugende tureba ukuntu Yesu yagiye yitwara kuri ibi bintu, ariko tunarebe by'umwihariko ngo ibi bintu byari bifite ikihe kibazo. Yego, kuko ushobora gusanga wenda uko babivugaga ari nako wenda ijambo ry'Imana ribivuga, ariko uburyo bari baragiye babiyinterpreta cyangwa babisobanura n'ibindi bintu bari baragiye bongeraho, ibyo bintu bwabyo bikaba ari byari bifite iki, bikaba ari byari bifite ikibazo. Ngaho reka turebere ku ngero zagiye zibaho mu gihe cya Yesu, ndetse kuri Yesu ubwe cyangwa n'abigishwa be, turebe uko Yesu yabyitwayeho kuhereza tuze kwisoreza icyigisho cyacu. Yego, reka dufate urugero rwa mbere. Turarusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 12. Turasoma kuva ku murongo wa mbere, uraza kugerageza usome bihuta, abadukurikiye bafate Bibiliya nabo tugendane. Ugire ku murongo wa 8. Uruka nawe yarongera arabyandika mu gice cya 6 kuva ku murongo wa mbere, ubishatse wabibonayo, ndetse no muri Mariko 2. Ariko kugira ngo tuze kwihuta cyane, reka reba iri somo riri muri Matayo n'ibyo dusoma byonyine. Matayo igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza wa 8. Nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato, abigishwa be barasonza batangira guca amahundo barayahekenya. Maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Naho arababaza ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya cyangwa abo bari bari kumwe, keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Yaba mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, nimwagaye batariho urubanza, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Urakoze cyane. Urumva ikintu cyabaye ahangaha, iki cyari igikorwa cyakozwe na Yesu n'abigishwa be. Nta nubwo ari Yesu wagikoze, ahubwo n'abigishwa be. Bari bavuye gusenga, banyura ahantu mu murima, tumaze guca muri uwo murima batangira gusoroma amahundo nko kuyavungira mu ntoki. Aha rero bari bagiye kugongana n'aya mategeko y'iki, ndetse banagongana nayo ya mihango y'Abayuda. Icyambere gusoroma, aho bavuga ko ibintu bitemewe ryari ku isabato. Ntabwo basoromye gusa, abo ngo batangiye no kuyavungira mu ntoki zabo. Ibyo nabyo ku Bayuda byari bimeze nko kugosora cyangwa guhura. Nawo ni umurimo urumva, uwo nawo wari umurimo utagenje gute, utemewe. Uwo nawo wari umurimo utemewe gukorwa ku isabato. Maze ibyo birego byombi babizana kuri Yesu. Ntabwo Yesu ari yarakoze ibi bintu, ariko uko Abayuda twabonye mu magambo wadusomeye mwifuzwa ibihe byose, Satani yari amaze gucengera anyuze muri aya mabwiriza yabo, muri iyi mihango yabo bishyiriyeho, maze yinjira mu mitima yabo. Bari bafite igitekerezo n'umugambi mubisha wo kwica Yesu. Yego, ariko barabuze ahantu bagenza gute bahera. Maze rero bakora ibishoboka byose ngo barebe ukuntu bamushinja ko yishe iki, isabato, yishe amategeko ya Mose. Maze icyo gikorwa gitume bamwica. Ntabwo nshaka ko dutinda cyane ku gisubizo Yesu yabahaye nonaha, ahubwo reka twongere turebe izindi ngingo, tubanze tuzirebere rimwe zigera kuri 2. Noneho tuze kugaruka tureba uko ibyanditswe byera byo Yesu yifashishije byavugaga, maze dushyire ku munzane turebe. Yego, dusomera urundi rugero ruri muri Mariko 3. yongera kwinjira mu sinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Babaza ati, mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera. Yego,
urwo ni urundi rugero rwa kabiri tugenje gute tubonye. Aha noneho ntabwo ari ibijyanye no gusarura, sibyo, cyangwa kubiba cyangwa guhinga, ahubwo igikorwa cyabaye aha ngaha ni igikorwa cyo kugenza gute, cyo gukiza ku munsi w'isabato. yego Abayuda nabo bafite irindi tegeko ry'uko gukiza bitagenje gute bitemewe cyangwa kuvura bitemewe. Aha ngaha rero Yesu yahise ahangana na rya tegeko nanone Abayuda bagenje gute bishyiriyeho byo mu migenzo yabo. Iki nacyo kirarangira, tubonye uko Yesu yabashubije. yego Ariko ibi ngibi unyemerere tubizigame, turabigarukaho mu kanya tumaze kureba urugero rwa gatatu. Reka narwo turusome. Fata Bibiliya udusomere ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Uradusomera mu gice cya 5. Iki gitekerezo iyi nkuru ni ndende, ugerageze wihute. Ni igihe Yesu yakizaga umuntu nanone wari umaze imyaka 38 amugaye. Ariko impamvu nifuje ko iyi nkuru igaruka kandi ari yo gukiza, nuko Yesu amaze gukiza umuntu hari ikintu yamubwiye. yego Yohana igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu rubaraza cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza haba hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe akiraga indwara ye yari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu amubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko yemera ko wikorera uburiri bwawe. Cya kindi wariho cyo kwikorera. Nawe arabasubiza ati wanyijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko wakijijwe ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira Abayuda uko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumye Abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Nicyo cyatumye Abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo. Yego. Ngejeje ku murongo wa 18. Iyi nkuru ndumva ari inkuru izwi cyane. Yego. Ko uburwayi bw'uyu muntu aha ngaha ntekereza ko ari bumwe mu burwayi buremereye cyane bwabwarigeze buvugwa muri Bibiliya. Yego. Ku buryo ntekereza ko ababwiriza benshi bagiye bigisha iki kintu. Rero muvandimwe, izi ni zimwe mu ngingo Bibiliya yagiye ikoresha yerekanye aho Yesu yagiye asakirana mu buryo bwahuranije na ya migenzo y'Abayuda. Yego. Kandi izi ngingo zigatindwaho cyane ku buryo byanagiye bishyira Yesu mu rubanza hafi yo kumwica. Yego. Nubwo igihe cyari kitaragera ngo abe yapfa. Twahereye ku rugero rwa mbere. Igihe abigishwa banyuraga mu mirima bagiye bashonje, yego, barangije bikenura bimara inzara bakoresheje amasaka. Yego. Ibi bintu byabaye ikibazo. Ntabwo nyiri umurima ari we waje kuburana ngo azavuga ati abigishwa bawe dore banyangirije, banyibiye amasaka. Kubera yuko mu Bisiraheli icyo gikorwa
ntabwo cyari inzaduka. yego Mu mategeko ya Mose mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya 23 havuga hatwereka yuko byari byemewe ko umuntu yanyura mu murima w'amasaka, mu murima w'impeke, mu murima w'imbuto, akaba yabasha gusoroma ibyo kwikenuza ngo inzara yari afite igenze gute ishiri. yego Bivuze ngo rero abigishwa igikorwa bakoze cyo gusoroma amasaka bari bakemerewe. Ariko ku rundi ruhande ku mategeko y'abayuda, ya mihango yabo, ya migenzo yabo, ntabwo byari byemewe gusarura, ntabwo byari byemewe guhura, urumva? Kandi bari bararemereje imigenzo yabo ku rwego umuntu ukoze icyo gikorwa aba ahwanye n'umuntu ugenje niba ufashe, niba usoromye ikintu, niba uciye urubuto ku isabato, niba urukamuye ngo havemo umutobe, ubwo urasaruye, ubu urahuye, uhwanye n'umuntu wiriwe mu murima agenza gute asarura. Ahangaha rero niho ikirego cyari kigenje gute, ahangaha niho ikirego cyari gishingiye. Kandi twabonye uburyo butangaje Yesu yagiye abasubiza, kandi mu kubasubiza atyo bikagaragaza yuko koko ari injiji ku bijyanye n'ibyanditswe byera, ahubwo aba ari injiji. Yesu yahise akoresha urugero, arabwira ati ntabwo mwigeze musoma, yego handitswe ngo iki? Ntabwo mwazanye ibyo Dawidi yakoze igihe yinjiraga mu rusengero. Yamara kwinjira mu rusengero hari igihe hari umutambyi witwaga Abiyatari, arinjira asanga nta kindi kintu gihari, kandi ashonje, ari kumwe n'abantu bagenje gute bashonje, uretse imitsima yonyine yo kumurikwa yari igenje gute yari ihari. Kandi iriya mitsima hari undi muntu wemerewe kuyiryaho? Rubanda ntabwo bayemerewe. Yemerewe abatambyi. Yari kuriho n'abatambyi gusa. Dawidi yari umutambyi? Abantu bari kumwe bari abatambyi. Ibiriya mpamvu bari iki? Bari abasirikare, bari abaroberi, inyeshyamba. Zari inyeshyamba. Ariko icyo gihe barafashe imitsima bagenza gute barayirya, kandi imbere y'Imana nta rubanza rwagenje gute, nta rubanza rwari ruhariho. Yesu arabongera arababaza ati ntimufite abatambyi? Ku munsi w'isabato ntibirirwa mu rusengero bakora imirimo? Iyo mirimo hari urubanza rw'Imana rubajyaho ko bayikora? Harimo gutamba ibitambo byasabye kwica izo ntama, gufasha abantu baje gusenga, kugira ngo nyine habaga hari imirimo. Nawe urebe nyine uruhererekane rw'ibintu biba bibera ahantu, noneho abantu baje kuramya Imana muri iki gihe aho bitanasaba gutamba ibitambo, ntanswe noneho kera. Yego. Yesu yaramaze kubabwira izo ngero zose, arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, ntabwo abantu babayeho kubw'isabato. Ati ibintu by'ubujiji mufite muve mu bujiji. Isabato yabayeho kubw'iki? Kubw'abantu, ntabwo abantu rero babayeho kubw'isabato. Kandi umwana w'umuntu wavugaga ninde? Ntabwo ari umuntu nkanjye cyangwa wowe, ahubwo Yesu yagiye yivuga nk'umwana w'umuntu, kuko yarabyawe n'umugore, yihwanije n'inyoko muntu. Kuko Pawulo we niwe waje kwandika aravuga ngo ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugenza gute, cyo kugundirwa, ahubwo aremera afata kamero k'umuntu. Urumva? Yihwanije rero natwe kugira ngo aducungure. Yesu niwe wivugaga hariya. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo umwana w'umuntu, none bakumva ko bafite ububasha bwo guhindura icyo Imana yagenje gute yavuze. Ahubwo Yesu we yari afite ububasha bwo kuba yahindura iki, bwo kuba yashyiraho hari icyo yavuga ku byo we yagenje gute yashyizeho. Kuko n'umwami w'isabato niwe wari warayishyizeho uburenganzira busesuye bwo kugira icyo ayivugaho. Rero rero umwana w'umuntu ni umwami w'iki? Ni umwami w'isabato. Kandi isabato n'ubundi niwe warabwiye Abisiraheli kera, arababwira ati nimwanga gukora ibyo mwishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo umunsi wanjye, urumva ko isabato ni umunsi we, mukawuhindura uw'ibyishimo, umunsi w'iteka mukawugira umunezero, sibyo? Ndetse mu kuva abaho itegeko abibutsa gukora maze kuva mu Egiputa, yewe ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ariko isabato uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Kandi Yesu yari ahwanye na Data wa twese kuva kera, n'Uwiteka Imana ihoraho nk'uko Imana ihoraho. Yesu rero amaze kubabwira atya, nta kintu bari kurenzaho. Ikirego cyahereye ko kiva ku bigishwa. Mu yandi magambo, Yesu yerekana ko ikiremwa muntu gifite agaciro cyane, bityo imirimo ishobora gukorwa kugira ngo
ikiremwa muntu kizahurwe kigubwe neza. Iyo mirimo ishobora gukorwa no ku munsi w'iki no ku munsi w'isabato. Ibyo bisobanuye iki? Ku munsi w'isabato dushobora kwita ku barwayi, sibyo? Ku munsi w'isabato dushobora igikorwa cyose bishobora kudusaba. Hari amagambo ndi buze kugusaba usomera abadukurikiye kugira ngo bumve neza uburemere bw'iki kintu. Ku Bayuda twabonye ko imigenzo yabo yari yatumye isabato abantu badashobora no kuyikumbura, kuko ku isabato ni wakoraga ibyo nyine wari umunsi w'umubabaro wo kwigengesera, ku buryo niba umuntu anarwaye uri bumureka agapfa, aho kugira ngo usitare ku isabato rivuga ku itegeko rivuga ngo ntugafatishe umuriro. Uri kumva? None se reka nanjye mubaze ikibazo. Wigeze gusoma urutonde rw'imigenzo miremire ushyiramo n'uwo guteka, nawo wawusomye ko wari uhari, uravuga uti ariko n'undi ntabwo byemewe guteka, urabishimangira ko n'uyu munsi bitemewe. Mbese niduhuza ibi Yesu amaze kuvuga muri Matayo igice cya 12 kwere ku murongo wa mbere kugeza uwa 8, ariko cyane cyane ku murongo wa 7 avuga ngo yaba mwari muzi ukuri ijambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo. Mbese uyu munsi tugize ibyago tugahura n'ikibazo, umubyeyi akagira ingorane imutunguye, ahari akeneye amazi ashyushye cyangwa se igikoma, ntabwo cyateguwe kuko afashwe ku isabato, biremewe yuko njya mu ishyamba nkafata igiti nkacyasa n'ishoka hanyuma nkaza ngacana umuriro nkamutekera igikoma? Yego, urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza, ariko reka tugisubize muri ubu buryo kuko ijambo ry'Imana yari yaratanze igisubizo. Yego. Isabato ibanzirizwa n'iminsi ingahe? 6. Iminsi 6. Isabato ni umunsi ngaruka cy'umweru. Hari iminsi 6 iba yabanjirije iki? Ibanjirije isabato. Imana yatanze itegeko ngo mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose, aba ari ukoramo imirimo yawe yose. Bityo rero ku umunsi w'isabato ugomba kwitegurwa. Hari ibintu tuba tugomba gukora mu kwitegura isabato. Yego. Tugahera ku wa mbere isabato ishize, ariwo dimanche, twitegura dutekereza ko ku munsi w'isabato uzaza kandi nta bintu ari umunsi wo kuruhuka, ari umunsi wo kuramya Imana, sibyo? Bityo rero icyo gihe bituma hari ibintu dukora, turateka, sibyo? Mbere yuko cyagiye kigera, ubwo ndi kuvuga wenda bigeze Friday cyangwa ku wa gatandatu, abenshi bita ngo ni ku wa gatanu cyangwa se ku wa nyuma, biterwa n'uko bivuga. Hari imirimo dukora, dushobora guteka, dushobora gushaka inkwi, dushobora gukora ibyo bintu byose, ariko dushobora guhura n'ikibazo gitunguranye. Yego. Umuntu akarwara, sibyo? Ubundi reka nzi no kugisubiriza rimwe. Hari abantu bavuga ngo umuntu agomba kurya ibiryo bikonje ku isabato. Umuntu ashobora gushyushya ibiryo, ariko yatetse ryari? Ku wa nyuma. Yatetse isabato itaratangira, kuko isabato umuntu agomba kwitegura. Mbega yiteguye ibishoboka kwitegurwa, ibidashobora kwitegurwa bikaba bishobora gukorwa. Sibyo? Ubwo umuntu ashobora gushyushya ibiryo yagenje gute? Yatetse. Sibyo? Aho kugira ngo urindire ngo kuko n'uri ari igikorwa cyo kuzahura umuntu reka nzajye gutashya ku isabato, kuko utatashya ku wa nyuma muri ya minsi yo kwitegura inkwi ukazibika, n'umuntu ukazafatisha ugashyushya. Yego. Niba bitunguranye ku buryo uwo muntu agiye wenda no kwa muganga mu buryo butunguranye, ushobora kumutekera ifunguro ukarimushyira kugira ngo rigenze gute rimufashe, kuko ntabwo wenda ibyo wari wateguye ari ibintu bikwiriye kujyanwa hehe aho hantu cyangwa uwo murwayi yabasha, sibyo? Reka nkuhe amagambo makeya usome hano kugira ngo iki kintu kirusheho kumvikana ku badukurikiye. Somera iyi paragrafi yo kuri page ya 219 muri cya gitabo bivuzwe byose, ni igice cya 29 kivuga ngo isabato. Ni paragrafi ya 3. Ni paragrafi ya ingi. Yego. Paragrafi ya 4 kuri version ya 2018. Yego. Kristo yashakaga kwigisha abigishwa be n'abanzi be ko umurimo w'Imana ari nyambere. Yego.
icyo umurimo w'Imana ugendereye muri iyi si ni ugucungurwa k'umuntu. Amen. Bityo rero ikintu cyose cyangombwa kandi gikenewe gukorwa ku munsi w'isabato kugira ngo uwo murimo usohozwe kiba gihuje n'itegeko ry'isabato. Kubw'ibyo rero Yesu yubahishije umurimo we kwiyita umwami w'isabato, bishatse kuvuga usumba impaka zose ndetse n'amategeko yose. Uwo mucamanza uzira iherezo yahanaguye icyaha ku bigishwa yifashishije amategeko bashinjwaga ko bishe. Amina. Yesu yerekanye ko umurimo wo gucungura umuntu ari nyambere, kuko yavuze ati isabato yabayeho kubw'umuntu, ntabwo umuntu yabayeho kubw'iki. Ikintu cyose rero kigendereye kuzahura inyoko muntu no kuyicungura mu bubata, icyo kintu kiba gihuje n'itegeko rya kangahe? Kiba gihuje n'itegeko rya kane. Rero Yesu yahise anahanagura icyaha ku bigishwa akoresheje ya mategeko, kuko yabashubije inyuma bati ntimwirirwa mukora imirimo ku munsi w'isabato, mubara mugira mute mutamba. Hari igihe usanga mu mirimo y'idini aribwo abantu banakoze akazi karenze ku buryo umuntu usanga isabato irangiye yananiwe kurenza n'ikindi gihe akora n'imirimo yo mu buzima busanzwe. None se uriya muntu aragenda agahita ajya kwihana ngo yishe isabato? Nkazwa noneho igikorwa cyo guhungura amasaka. Rero urumva bari barabigejeje ku rwego mbese nyine n'umuntu adashobora kubyiyumvisha. Ku buryo umuntu niba asoromye bavuga ngo arasaruye, ahwanye n'uwasaruye toni wiriwe mu murimo. Nuko byabaga bimeze, umuntu agombaga kwicwa. Iki ngiki rero ubwo nicyo twari duhereyeho, ubwo turebye kuri rya tegeko ryitwa gusarura, kubiba, kugosora, ibintu byose byari bikubiye muri ya migenzo, muri ya mategeko 39. Uru rugero niba nta kindi kibazo usigaranyeho ndumva twaruvaho kugira ngo twihute. Wagira icyo uvuga kuri aba barwayi noneho iyi mirimo yo kuvura ku isabato? Reka noneho tugende tujye handi muri Mariko. Urugero rwa kabiri twabonye muri Mariko igice cya 3, twabonye undi muntu wari unyunyutse ukuboko ari mu rusengero. Yesu yinjiye mu isinagogi aramubona, mbere yuko anamukiza yabanje guhamagara ba bantu b'abanzi, banje gusoma imitima yabo, yasomye imitima ibyo bari kwibwira. Arangije ati ngaho nimurebe uriya muntu, haguruka. Urumva arababajije amategeko avuga iki? Yemera ko umuntu akizwa ku munsi w'isabato cyangwa ntabyemera? Ku munsi w'isabato cyangwa ntabwo abyemerera. Aba bantu kubera uburyarya bwabo hari ikintu bamushubije? Nta kintu bamushubije. Baracecetse. Bamaze guceceka Yesu hese ategeka wa muntu kuramuka. Ako kanya kugenza gute? Kurakira. Ukuboko kurakira. Nkuko twabibonye muri akotasiyo twasomye muri Fuzo ibihe byose, aya mategeko abayuda bari barishyiriyeho yari yaragiye yambura agaciro umuntu, ku buryo umuntu bumvaga ko arutwa n'itungo. Nicyo cyatumye Yesu ababaza igihe yatangiye kwijujuta, arabaza reka mbabaza, indogobe yagwa mu rwobo ntumuyikuremo cyangwa inka? Igisubizo cyari kihe? Amategeko yabo yabemeraga ko indogobe bayikiza. Ariko umuntu ntakizwe ku munsi w'iki? Ku munsi w'isabato. Rero amategeko yabo yarayabantu koko. Amategeko yarayabantu. Idini yose ry'ikinyoma ryambura agaciro umuntu. Rero Yesu yashyize ahagaragara iyi myitwarire yabo, yashyize ahagaragara iyi migenzo yabo, yerekana yuko mu by'ukuri ari hejuru y'ibyo bintu, ari hejuru y'iyo migenzo, ari hejuru y'ibyo bintu bo ubwabo bibwira, maze yongera gushyira umuntu hejuru, ku rugero rwo hejuru rusumba ibyo bintu ubwabo bari baragenje gute, bari barishyiriyeho. Kandi Kristo abahamiriza yuko adateze na gato kugendera kuri ibyo bintu byabo, kuko ubundi iyi mihango wavuga ko yari imyanda. Nta kintu, kuko ikintu cyose kidashingiye ku Mana nyine kiba ari icya Satani koko, kuko icyo kiba kimaze nta kindi, ni ugusubiza umuntu inyuma, ni ugusubiza umuntu mu bubata, kuko umugambi wa Satani uhereye kera kose ni ubwicanyi. Kuri iyi nshuro rero Yesu yakijije uyu muntu, abayuda nanone babura uko babigenza, babura icyo bavuga. Icyo bakoze ngo barasohotse barakaye.
kuko nyine iyi mihango iyo yasakiranaga n'ibyanditswe, iyi migenzo iyo yasakiranaga n'ibyanditswe, cyagaragara nyine ko ari imigenzo. Ibyanditswe byaga biri hejuru, ntabwo babonaga aho bahera. Hari umuntu uri hari muzima uri guhimbaza Imana, wari urwaye, bari kurenzaho iki? Kuko ibintu Yesu yakoraga abantu barabyishimiraga. Twaribonye mu cyigisho cyatambutse, byashyiragaho itandukaniro hagati y'imirimo ye n'imirimo n'inyigisho y'abafarisayo. Reka twihute tugana ku musozo, turebe urugero rundi badusomeye muri Yohana. Urugero ruraremereye cyane rw'uyu muntu wari umaze imyaka 38, yarazwi cyane. Ibaze kumarana uburwayi imyaka 38. Umuntu wo ku kidendezi rwose, yiberaga ku kidendezi. Murizwi cyane. Abayuda bari bamuzi cyane, bamuzi neza, naho babizi nyine ko uyu muntu atazakira. Ngo bari baranamuciriyeho iteka bavuga ngo uburwayi afite ni inkomoko y'icyaha yakoze. Rero abayuda bari bafite imyizerere ipfuye ivuga yuko imibereho mibi umuntu ashobora guhura nayo iba ari ingaruka z'ibibi yagenje gute yabayemo. Ukagira ngo ababayeho neza bo nta byaha bagenza gute, nta byaha bakora. Ni ukuntu babyumvaga. Bari umuntu arwaye amerewe nabi bakavuga ati uriya ni umuvumo w'Uwiteka wayenje gute, ni umuvumo w'Uwiteka wamugezeho. Yesu yamaze kureba bino bintu byaramubabaje, araza ajya hara kuri kiriya kidendezi hari ku isabato. Yari abizi neza, yari azi icyo amategeko y'Abayuda avuga, yari abizi neza. Yesu yashaka yari gukiza uriya muntu ati ngaho igendere, ariko yongeye no kumenya ngo ikorere, wikorere uburiri bwawe. Abizi ko ari ku isabato. Biragaragara ko hari wavuga ngo Yesu wagira ngo yarabaye gashoza ntambara aha ngaha, ariko hari ukuri yashaka gushyira ahagaragara. Kandi ukuri yagomba gushyira ahagaragara yataka koko umwe muri iyi migenzo y'abo bantu, kuko twabonye ko itegeko rya mbere bari barihaye riravuga ngo ntabwo mwemerewe kwikorera ikintu cyose. Uri kumva? Cyiza bati umuntu ikorere, ugende. Kuki Yesu yakoze ibi bintu? Uyu muntu yari indembe, umuntu yari amerewe nabi, ku buryo umuntu wese wamubonye agenda amaze gukira cyari igitangaza, sibyo? Yesu yatoranyije uyu munsi w'isabato. Ngiye kuguha dusomera no magambo tugera ku musozo, ahukoraho iki gikorwa kugira ngo yerekane ikintu kiremereye cyane. Kuko igihe barimo bamushinja bamubaza bati bibakoze ni ibiki, kuki wabwiye umuntu ngo yikorere ku isabato, bararakaye cyane. Yesu yarabasubije ngo data arakora, kandi kugeza n'uyu munsi nanjye ndakora. Amen. Ibintu Imana yarakoze kuri bo byari byinshi cyane. Ndetse iyo Imana iza kuvuga ngo mfashe ikiruhuko, ndekeye aho kugenza gute, gukora, n'ubuzima bwabo aho kanya bari guhita bugenza gute, burangira. Kuko abamarayika bahora banyuranamo ku munsi w'isabato batugirira neza. Ku munsi w'isabato niwo munsi abantu dusaba imigisha uruta indi yose. Kandi iyo migisha ntabwo Imana itegeza ko isabato irangira ngo ibone gusubiza amasengesho yacu, ahubwo itangira gukora iducira inzira, sibyo? Ku munsi w'isabato ntabwo izuba rizima ngo rero gucana, sibyo? Ku munsi w'isabato ibikorwa by'umuremyi bigenza gute, birakomeza. Ku Bayuda rero bari bashyizeho uburyo butuma ubuzima buhagarara neza ku munsi w'isabato, ku buryo abantu barebaga bati harabura iminsi 7 isabato igere, ku buryo umuntu ashobora no kumva yakwiyahuraho kugira ngo isabato ize imusange akiri muzima. Iyo byashoboka umuntu apfe azongera azuka isabato yarangiye, bari kubihitamo kubera uburemere bw'ibi bintu Satani yari yaramaze kubacengezamo, sibyo? Rero ngo Abayuda bari barasobanuye amategeko nabi cyane, ku buryo yarahindutse umutwaro w'ububata. Ibintu bidasobanutse byasabwaga n'ayo mategeko byari byarahindutse iciro ry'imigani mu yandi mahanga. Ndetse n'abanyamahanga bari baragenje gute, bari barabimenye, barumiye bavuga ati ibintu Abayuda bihaye Imana yabibasaba, ku buryo nivuga butumwa ngo ryari rigishoboka, ntabwo ryari rigishoboka. Kuko nta muntu ari kwemera kuba umuyuda azajya aruhuka isabato. Bya bintu bafite, urumva, byari umuvumo, ntabwo byari bikiri umugisha. Rero muvandimwe, reka tugane ku musozo, udusomere amagambo ari mu bifuzwe ibihe byose. Dusomere ayo magambo atwereka ukuntu ibikorwa by'Imana bikomeza ku munsi w'isabato, kandi ikintu cyose kigamije guhesha isi umugisha, kigamije gutuma inyoko umuntu igubwa neza, icyo kintu Imana iracyuha kandi ntabwo yifuza kukidukorera ku munsi wari wo wose ndetse n'isabato.
umwanditsi yaranditse ati ku ipaji 150 gukomeza 151 Yesu yababwiye ko igikorwa cyo gukiza imbabare cyari gihuje n'itegeko ry'isabato bose cyari gihuje n'umurimo w'abamarayika b'Imana bahora banyuranamo hagati y'ijuru n'isi bakora imyuko muntu ibabaye. Yesu yaravuze ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Iminsi yose ni iy'Imana niyo isohorezamo imigambi ifitiye mwene muntu. Iyo uburyo abayuda basobanuragamo amategeko bari ukuri, ubwo Imana yari ko biri mu ikosa, kandi ariyo nyiri umurimo wabeshejeho kandi ukomeza buri kintu cyose gifite ubugingo uhereye yashyiragaho imfatiro z'isi. Bityo rero yavuze ko umurimo wayo ari mwiza, maze igashyiraho isabato kugira ngo yizihize kuzura no gushyika kwawo. Yagombaga no gushyiraho igihe cy'ikiruhuko ku murimo wayo, bityo igahagarika gahunda y'akamenyero itagirangira iboneka mu isanzure. Ese Imana yabuze izuba gukora umurimo waryo ku isabato, ikabuza imirasire yaryo itanga ubugingo gususurutsa isi no kugaburira ibihingwa. Mbese kuri uwo munsi wera gahunda y'imibumbe yaremwe igomba guhagarara? Mbese igomba gutegeka imigezi kurekera kuhira imirima n'amashyamba, ndetse igategeka guhorera kw'inyanja, guhagarika amazi yayo atemba agenda akanagaruka? Mbese ingano n'ibigori bigomba guhagarara gukura, kandi amonda arimo guhisha akimurira ku wundi munsi indabo zayo zitukura? Ese ku isabato ibiti n'indabyo ntibigomba kumeraho udushami cyangwa ngo bikure? Bigenze gutyo abantu babura imbuto zo mu butaka n'imigisha ituma ubuzima buba ikintu cyo kwifuzwa. Ibyaremwe bigomba gukomeza gahunda yabyo idahinduka. Imana ntishobora guhagarika ikiganza cyayo n'akanya kanzinya, naho ubundi abantu bazahara bagapfa. Umuntu nawe kandi afite umurimo agomba gukora kuri uwo munsi, n'umuntu afite icyo agomba gukora. Ibyangombwa bikenewe mu buzima bigomba gukorwa. Abarwayi bagomba kwitabwaho. Amen. Abakene bagomba guhabwa ubufasha bakeneye. Umuntu wese ukerensa gukiza imbabare ku isabato azafatwa nk'uriho urubanza. Umunsi wera w'Imana w'ikiruhuko washyiriweho umuntu, kandi ibikorwa by'impuhwe bihuje rwose n'icyo washyiriweho. Imana nifuza ko ibyaremwe byayo bibabazwa n'intimba y'akanya gato ishobora kuvurwa ku isabato cyangwa ku wundi munsi wari wo wose. Amen. Yaba ibyo abantu bakenera ko Imana ibakorera ku munsi w'isabato, usanga ari byinshi cyane ndetse kurusha ibikenerwa ku yindi minsi. Abantu bayo bareka imirimo yabo isanzwe maze bagafata igihe cyo kwihererana n'Imana kandi bakayiramya. Ku isabato nibwo bayisaba imigisha myinshi kurenza iyindi minsi. Bayisaba kubitaho by'umwihariko. Bifuza cyane guhabwa imigisha yayo ihebuje iyindi ibahitiyemo. Ntabwo Imana itegereza ko isabato irangira ngo ibone gusubiza ibyo byifuzo. Amen. Ntabwo umurimo w'ijuru ujya uhagarara, bityo n'abantu ntibagomba kudohoka ku gukora ibyiza. Mushakurekeraho. Amen. Uvandimwe dusomeye amagambo meza cyane rwose, none hadusobanurira neza ikisabato aricyo. Yego. Ikisabato ibereyeho. Isabato ibereyeho twebwe, ntabwo isabato ariko tubereyeho isabato. Yego. Hari abantu usanga nyine n'uyu munsi barafashe isabato nabi, bakayifata uko itari, bigatuma isabato ihinduka umunsi w'umubabaro, kandi ubundi isabato ari umunsi w'iki? Hari umunsi w'umunezero. Bakavuga bati ku isabato, hari n'abantu bajya bambaza bati ariko se ubwo ibintu mwihaye ubuze ku isabato ntimurya? Urumva? Habe ntiturarya. Ahubwo ni nabwo ku isabato umuntu agomba kurya ibyo kurya byiza birusha ibindi yariye mu yindi minsi, kuko isabato ni umunsi w'iki? Umunezero. Umunsi w'umunezero. Rero uyu munsi reka abantu be kongera gufata isabato kitari. Yego. Be kongera gufata isabato nabi. Kuko gufata isabato nabi ni umugambi wa Satani ugamije gutuma abantu banga isabato, ngo maze mu gihe hazaba bazaniye ikinyoma cy'uko isabato yavuyeho, abantu bazacyakirana umunezero. Yego. Bumvi bahisemo nyine kwiyakirira cya gihimbano cye, kubera ko wa munsi wa nyawo w'Imana batari bawishimiye. Uwiteka aratugirire neza. Ndumva turebeye hamwe ingingo 3 zitwereka aho Yesu yagiye asakirana na ya mategeko abafarisayo bari barishyiriyeho, cyangwa se abayuda muri rusange, bakayagotesha itegeko rya kane, bigatuma arushaho kuba kuremerera abantu no kuryanga. Ariko ntitubonye uburyo Yesu yitwaye muri ibyo bintu. Kandi uko Yesu yitwaye natwe niko dukwiye kugenza gute? Niko dukwiye kwitwara, niko dukwiye gufata isabato. Isabato nibwo izaduhindukira umunezero, ikatubera umunsi w'ibyishimo. Hari abantu uyu munsi bumva ku isabato ari ukubyuka bakajya gusenga,
bakagira gute nyine bagakora biriya bikorwa gahunda uko zigenda zishoreranye. Ariko ibyo nabyo ntabwo ari umugambi gusa, ntabwo ari isabato irangirira. Isabato ni umunsi ugomba kutuzanira umunezero mu mitima yacu wo kumva ko Imana itwitayeho, kumva ko Imana ari Imana ishobora byose, ari Imana yacu, kandi n'igihe tuyishyize imbere amasengesho yacu tuyereka ibitugoye, tukizera ko Imana iri gukora kuri ibyo bintu idusubiza. Ko tubonye ko Imana idategeza ko isabato irangira ngo ibone kugenza gute, gusubiza ibyifuzo byacu. Isabato ikatubera umunsi w'ibyiringiro, tukongerwamo imbaraga. Kandi twabonye yuko isabato yari ifite agaciro gusa igihe Abisiraheli bari gukomeza kubera Imana indahemuka bakababera. Umuntu wese utariyegura Imana by'ukuri, nongere mbisubiremo, umuntu wese utariyegura Imana by'ukuri ngo abaho imibereho yo kwera no kugendera mu bushake bw'Imana, ntabwo uwo muntu isabato ishobora kumubera umunsi w'ibyishimo. Ntabwo isabato ashobora kuyeza nk'uko ijambo ry'Imana rigenje gute ribidusabiye. Isabato ihindukira umunezero n'ibyishimo, igahindukira umunsi w'ikiruhuko by'ukuri. Wa muntu wamaze kwemera irarika ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndagenza gute ndabaruhura, wa muntu wamaze kwakira uburuhukiro mu mutima we, niwe muntu isabato inezeza kuko ikamubera umunsi w'ibyishimo. Rero ntihagire umuntu wongera kumva yuko kuba hari ibintu runaka akora, kuba hari ibintu runaka areka, akajya muri gahunda runaka, akajya guterana, akajya kugira ate, ibyo bishobora gutuma Imana imubara nk'umuntu waruhutse isabato. Oya, ahubwo umuntu waruhutse isabato by'ukuri ni wa muntu mu mudendezo kuko abana na Yesu. Abigishwa kuko babanaga na Yesu, bashyikirana nawe, bakorana nawe, bari bafite umudendezo. Nta kintu y'amategeko abantu bashyizeho yarakibabwiye, baragenda bagakora ibyo bashaka, ariko biri mu bushake bw'iki bw'Imana. Turasoje. Yego, urakoze cyane muvandimwe Olivier, kandi abadukurikiye nabo namwe murakoze kuba mwabanye natwe. Ngira ngo niba utari mu itsinda rikomeza isabato Abadiventisi umunsi wa karindwi, ushobora no kuba wungutse byinshi byerekeranye n'isabato ivugwa na Bibiliya. Satani yabeshya andi madini hafi ya yose yuko isabato ari y'agahato, yuko bayiruhuka bagowe, yuko ari ibintu biremereye abantu. Nuko byahoze mu nyine isabato y'abafarisayo n'ukwiri, ariko hari indi sabato Kristo yaje guhishura, ari Imana yabwiye Mose mu gitabo cyo kuva igice cya 20, urwibutso ruduhuza n'Imana yacu. Nshuti zanjye rero ndagira ngo turusheho gukunda ibyanditswe byera no kwishingikiriza kuri byo, tutagendera ku mategeko y'abantu ahubwo tugendera ku mategeko y'Imana. Abadiventiste bemera isabato nk'umunsi w'umunezero. Iyo niyo ndamukanyo yacu, sabato nziza, umunsi w'umunezero. Ntabwo isabato tubera umunsi wo kuganya, umunsi wo kurya ibyo kurya bibishye, umunsi wo kwigengesera cyane. Oya, ahubwo ni umunsi wo gusabana n'Imana umuremyi no gusabana n'abizera bagenzi bacu, dusangira ubunararibonye bw'uko Imana yakomeje kubana natwe mu cyumweru cyose. Nshimiye rero Olivier wabanye natwe muri iki kiganiro, ushimiye ubwenge bw'Imana watunguye ko bwabonetse mu ijambo ry'Imana, kandi niringiye yuko uzagaruka kugira ngo turusheho gucukumbura iby'iyi ngingo, dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Twatangiye dusenga rero, ngiye kugusaba n'ubundi udusorezemo isengesho. Kadusenga. Imana, urakoze Imana yacu, turagushimiye cyane ku bw'ubuntu bwawe no kubabanye natwe binyuze muri Mwuka Wera. Izina rye ntabwo icyubahiro. Amen. Twigishije amagambo y'ubwenge, tweretse ubusobanuro nyakuri bw'isabato binyuze mu cyitegererezo waduhaye, tweretse ko isabato yabayeho kubw'umuntu, atari babayeho kubw'isabato. None umunsi mu rugamba rw'intambara ikomeye ikomeje kwambikana hagati y'icyiza n'ikibi, turagusaba imbaraga kugira ngo duhe kuba abanyabwenge, duhe kugendera mu bushake bwawe, duhe gukurikiza icyitegererezo waduhaye, wadusigiye. Isabato tubere umunezero, tubere umunsi wo gushyikirana hagati yacu, tubere umunsi wo kuzahura ikiremwa muntu kiri gusigingizwa na Satani. Tweretse yuko bikwiriye gukora imirimo myiza ku isabato, dukwiye gusura abarwayi tukabitaho, tugasura imfubyi n'abapfakazi, abadafite shinge na rugero. Ibyo bintu ni ibintu bitari muri kamere muntu, ntabwo twabishobora ubwacu, ahubwo udushoboze. Umwuka Wera kugira ngo tube ubwoko
witoranirije abantu ishyanga ryera n'abantu waronse b'umwihariko twamamaze ishimwe ry'uko waduhamagaye ukadukura mu mwijima ukadushyira mu mucyo wawe w'itangaza. Turinde kubivugisha amagambo gusa, ahubwo Mwami Imana imirimo yacu yerekane yuko twakumenye tukaguhitamo wowe Mwami w'isabato, bityo kuruhuka isabato kwacu inyuma kibe ikimenyetso kigaragaza yuko ingoma yawe yamaze kwimikwa mu mitima yacu. Bidushoboze kandi numvise aya magambo bwa mbere akaba atarazi isabato icyo ari cyo, umuhe guhitamo neza kugira ngo ahitemo kukwigurira no kwinjira mu itsinda ry'abiyemeje kugukorera binyuze mu kwakira amabwiriza yawe harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato. Tubisabye twizeye ko utwumvise kandi urakoze kubiduhaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.